yavutse Yesu yavutse kubwo kuducungura yavutse ririmbarto yavutse tumuhimundu yavutse Yesu yavutse kubwo kuducungura yavutse tumuhimundu malaika kona gari ya Christmas. Malaika kona gari ya Christmas. Gaila kuja. Next. Unajua nini kuhusu Jesus? Jesus was born in Bethlehem. Jesus born in Bethlehem. Going ama alizaliwa Bethlehem. Bethlehem. So Jesus ni nani kwetu? Jesus. God. Yes. Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Ijambo rizari kunezeza cyane kuri Noheli niri. Rizari nezeza. Nyine iyo inkuru zo kuvuka kwa Yesu rya jambo rikubamo. Akaririmbo uba wumva kabisa watera. Ukuntu kera bajyaga baririmba. Umwami Yesu yatukiye. Tugende sha tugende. Ngo yavutse Yesu yavutse. Mani kera byabambaga ubona akiri umwana. Urumva? Yavutse nshaka kurimba iyo ndirimbo. Umwana bakuguriye agakanzu, bakuguriye ikirato, muri burya inyama. None ubu ngubu. Ariko Mana nyagasani. Yewe niki nakuguriye se? Nivuka rya Yesu sibyo rata? Nyine ubu nyine n'abana nivuka rya Yesu ndishimira inyama mpora nzirya. Wowe urishi umva none ho mupagani. Urishimira ko umwami Yesu yatuvukiyemo. Umwami Yesu. Yego bisho. Yatuvukiyemo. Kurarebera ku miceri n'inyama. Inyama amahuzu. Ubwo sibwo bukirisitu. Wenda ukiri umwana wari utaramenya ubukirisitu. Turakizwa na n'ubu. Ndakijejwe rero. Ahubwo sinanagondo wicushaka. Ngaturimba karimba kamwe kantuza. Yavutse Yesu yavutse kubwo kuducungura yavutse ririmbarto yavutse tumuhimundu yavutse Yesu yavutse kubwo kuducungura yavutse tumuhimundu. Yeah guys, nkuko bivuze nyine twebwe mu mitima ayaka tujye kuza gushakira abana utuntu tubanezeza nyine bahore babizirikana. By the way abana n'ubundi bari anniversaire abana nibo bayiryohamo. So usibye nyine nk'abantu twabiboneyemo agakiza ibyo twe turabyumvira mu kanisa. Ibiryo byacu ibyo kujya byacu bya Noheli ni ijambo n'ameza. So rero reka iby'abana nabyo tubishake kuko ibyo umwuka so gushakira muri supermarket.
umwuka no gushakira he dore John Peter. Guys, reka dukomeze rero tubereke utuntu duke tugiye gushyira nko mu rugo nyine kugira ngo dushushe abana mu rugo banezerwe, ya bitume bagira amatsiko niki cyabaye. Tukaba tugiye gushaka utuntu two kudekora mu nzu, abana bamenye ko tukaba tugiye gushaka utuntu two kudekora mu nzu. konyiga Hana nyine neza tudekora mu nzu, abana bamenye ko Christmas yabaye. Tundi cyara twe mu cyaro bajyaga babigenza gute? Dekorasiyo mu mujyi aradekoraga. badekoraga iki? Aradekoraga indabyo. Indabyo zimwe zo mu murima bakadekora mu nzu se hose, n'ibitoki bakabishyiraho. Cha twebwe abana bo ku Kibuye muze hano mufata agatebe. Kibuye hasebya. Abana bo ku Kibuye muze hano, Cyangwa ku twebwe Kibuye icyatubwiraga ko Terwa no ku nkambi, Kibuye abo hagana. twabanye mu nkambi ku Kibuye ntibazi. Bavuge muze hano. Twagiye Nyabitanga Ivona. Twagiye vuga amazina abiri. Ndungutse nde? Twagiye nkame, twagiye Nyaza, twari benshi, ni benshi cyane bagiye. Abantu bagiye bakwirakwira mu bihugu bigiye bitandukanye. Abantu bo ku Kibuye muze hano, twe twabwirwaga yuko Noheli yabaye. Babazi nka muri quartier bari gupimisha Abantu ku biro. mutari muzi ko Mutoni ajya abeshya. Ntabwo ndi kubeshya. Wegere hafi ngo byagendaga gute? Ibi nawe munyabihogo nazana na nigeta na nigera muzano twabibwirwaga nuko muri quartier babaze. Muri quartier vuga mu nkambi. Nyine muri quartier mu nkambi, nase ndi kubihisha. Mu nkambi babaze, noneho bakajya bagenda bapima ibiro nyine buri muntu azagatwara ibye, urumva? Hanyuma tukongera tukabibwirwa nuko babitangaga ku busasi. aya mwaraguraga, mwarishyuraga. So mbese iyo miryango uvuze yose mwarahurira unka. Iyo miryango avuze yose harimo na Kabucungu, ende harimo na Usarire nawe yose. urusanga ryitwa nde Ami. Twari benshi. Tunatehiwe kukarira hose mwahuriraga ku. Abantu bose twari duturanye. Ba Ivone bande. Mbese buri wese agafata akashoboye. Ni ukuvuga ngo kuri Noheli wari umunsi wo kujya gusenga. Buri mwana wese bagaguze bodaboda nshyashya. Bravo wavuze. Ntabwo twaguze bodaboda nshyashya, twaguze udukanzu. Urumva? Ewana, uwo munsi wabaga zikuri butaho ukarya inyama n'umutsima. Ubundi inyama twazibonaga kuri Bonane na Noheli. Comment niba ndi kubabeshya. Inyama zabonekaga kuri Noheli na Bonane. Kuri iyo miryango yose banemeza ngaho. Ntabwo ari iyo miryango yose, hari n'abandi ntavuze. Ndabatondesha umusitari. None ubu mwarakize sha. Na Fanta ubwo ngubwo icyo gihe. Fanta icyo gihe yabaga ari boro. Ariko kuri Bonane buri wese yabonaga umwana wo mu bakiri gasiba undi. Ni ukuvuga ngo ubu barakize, bagiye hanze amasoda barayanywa buri munsi, baribagiwe. Shani mu ndemere munyohereza amafaranga. Nicyo kigaragaza ko batibagiwe. Nicyo kinyereka ko mutanyibagiwe, mutibagiwe aho twaturutse. Mu ndemere pe. Nuko rero nakundaga. Umva rero twebwe abana b'Ikigali. Usibye ko nyine nakundaga nabaga no muri korali. Umva twebwe abana b'Ikigali. Babaga muri korali komeza. Tukajya kurepeta indirimbo za Noheli. Mwami Yesu yatuvukiye. Kamera neza mwana. Aburimba nabi kamera nabi. Umuryango wa Dawidi niho yavukiye. Arashaka abanyabyaha ngo abarokore. Harya zarimba gute? Shuti mu rarane. Barimbaga muri korali bitanga iki? Kandi urabeshya bose ndabizi. No nigeze gukora agakoryo muri korali bamereza ngo umunsi ndatera tukiri abana. Ndungutse niwe wigeze kumva bivuga ni yavuze gute? Barambwira
gutera kuri Noheli ndangije ndibagirwa Ndibagirwa ko ari utera ndibigeze hagati ndibagirwa Bambwira ko abantu basigaye muri danse bategereje kabaganza bite uri gukamera nabi mene ntabwo uri kugaragaza nukuri byigeze kumba muri korali y'abana umunsi bari banyizeye twebwe rero mu mujyi ukuntu byabaga bimeze mu mujyi wa nkamera neza ubwira uko i Kigali twabaga twifashe Kigali umwana w'umumotari yohiriye nkamera neza nyine wenda gukamera yewe ishari nimba ndo y'Ikigali ntabwo uri umwana w'Ikigali Kigali rero Kigali he babaga bakugurira umwenda mu kahe gace hasi y'umuntu bitebye Kigali mu kahe gace ngiye twarakoranye nawe aho wavuze babaga nakuburanyije noneho babaga batugurira imyenda myiza nyine urumva akenda gasa hasi hejuru no hasi urumva bya bimono byabaga bisa ntabwo ari ibimono mari utundi twenda twabaga turenze urumva amashashi amakobo imana ugasanga wenda ni nka 0 cyangwa ni Jennifer cyangwa ni umwana w'i Kigali araza gutera comment atubwira noneho rero ugasanga turi bujye kwa Gitwaza muri feye mbese nimugoroba dutegereje kwa kana karira cyangwa se wenda turakurikiranye wenda kuri televiziyo Rwanda ko bashyiraho filime ya Yesu noneho urumva ugasanga wenda filime ya Yesu sabyara batetse amasote ukuntu uri kubeshya filime ya Yesu avuka kuri televiziyo Rwanda men urumva ugasanga wenda babatembereje kuri Meridien mwagiye gusiminga utegereje ko Yesu avuka kuri Meridien Kigali urumva cyo byari kera abahazi barahaza abo ngabo urumva kagiye noneho ubwo tukaba dufite amagifti bari buduhereze hari ikintu bitaga kakawete sinzi niba uyizi noneho urumva ku munsi wa bonane ugasanga iwanyu babaze bazanye amafanta amashampanye urumva none ugasanga nka basista banyu bavuye wenda za Gisenyi abandi Goma tukarya kweri none agira agasisange bitaga amahombe yatuye sister wanje yari umukire mwana noneho akatuzanira agashya n'akabanga bakitaga agashya ndabyibuka bagahita dushyiramo uturimbo tw'abana ihorere mama mfite papa na mama ese ni ya Noheli noneho bwizo muri korali sasa nanjye story yakubayeho kuri Noheli wagira ngo twara za insinga zari zarahuye nanjye nigeze kujya gukina filime nkina ndi umwescoti mbarwa Pilato ajya kwa Herode turagenda ndi umwescoti noneho uwo Herode yari grand frère noneho ndagenda nyine ndi umwescoti wundi mugabo twari neza atatugonga kuri Noheli ntabwo watugonga ahubwo kamere neza uri kumva kandi nta kuri Noheli hanuka nyinshi ibyo birakureba noneho barangije nyine afande wanje aragenda naho Herode karakabza yabyinze sana grand frère ari gutwika yabyinye ari gukina ari Herode uri kumva noneho barangije afande aragenda maze ndasigara mu rusengero ndiye mwescoti afande yagenda ndahagarara finale naba nsanga mpagaze imbere jenyine nganiza ko narangiza Herode ahantu yicaye rero urumva nuko noneho tukama turimba ngo nimumbwire iby'uwo mwana wavutse none yewe sinasobanukiwe neza kwari ibari betero guys ambutiyaje yatangiye ni nkaho abanyakenya abantu babarara muri Nairobi ni bake cyane ariko tugiye kwisigaramo twenyine natwe tugiye kugerageza twishakira ibyishimo umunezero gusa ambutiyaje tutagira ushaka kuri ku kamera ndagusa niga nkameye mu maso uko nire gupika kwenda kabisa
ahubwo nangiye kuvuga kubera mbutiyaje waba paritse ari ngo abangugurira utwo kurya ngewe aho sentamo je ndinde wo kwanga ko umugabo angurira ibijya yavuze kinyamurenga ariko inda ni nziza sibwo bwa mbere mwumvise mutanavuze kinyamurenga ubwo mvuze ibiryo ati mubizi bona ubusa jewe nzanja uririra ndirira ibintu by'uturejime by'uburejime byo kurara ukanuye ngo warariye ngo warariye salade kunywa amazi kagira ngo abayikeri aho zika hari umunsi rero nagiye kuri regime sawa kwerekeje nawe bakakureba inyuma hari matatu nziza shaka nyuma yanjye hari umunsi nagiye kuri regime ndahagije habaye nijoro mbura ibitotsi ngo nari narariye iki ngo udutunguru urunyanya n'amazi jejeje saa 8 z'ijoro mbura ibitotsi neza ndabyuka ndagenda ndarya noneho ndya dabo birenze nuko nari kurya bisanzwe navuga ati ngiye na regime ukubira sinzongera regime ni mukeba ubu ndirira ibintu by'amatama ibintu by'imida nandi kwikina gutya kazashaka umugore wa kabiri yewe bakora iki ko no mbere nabuze umuha dushaka undi mugore wa kabiri ngo udafite ngo ese ko utantwaye ku biryo wanyibagije kandi turahari pole ntabwo gatwindukira muri ijambo turagaruka nta kibazo tukazumbesha tubanze tugende kugaruka nako nimubwire iby'uwo mwana wavutse ntume yewe sinasobanukiwe neza ariko mu kwa mbere ndatangira gym ndi serepagera ikibazo si gym ikibazo ni ibiryo nzaza ndya bike ese ko ndamukaba unanutse umugore nakunanutse njyewe ese nagushatse badahari ese wanshatse mbyibushye gutya byibushye gutya nukuri pe gutya oya si gutya gutya nyine nanjye urumva naremvestinze ariko barabyibushye mani ese hari umukobwa unanutse dushyire ifoto yanjye nkiri umukobwa ariko tutavuye mu mwobo wohese wari ubyibushye ntabwo wenda bingana gutya ariko wari ubyibushye ntabwo nari mbyibushye w'imbeshe kera nyiri umwana nibwo nari mbyibushye mani kuri gukamera inda gusa cyangwa se ndaramwana ndabyibushye we ntubyibushye ukubwira ugira ngo nashatse ko nanuka byangora wagira ute hanyuma ibiryo ushaka ko umugore ananuka mumumpere muri comment icyo wakora pressure se ntacyo mvuze reka bashire nashatse ko nanuka amenya ko wananuka guys mugaruke kuri MUTOMANZA bagiye abantu bacu mwagiye he hari aho mwagiyera cyangwa nitwe twagiye ya kujya nsohora indirimbo za gospel gako akapera hariya ndirimbo yanjye yitwa gute anira nibuka umuhanzi ya ndirimbo yanjye nasigara yitwa gute ndumva mariya mu maso hagitangira gute sheri kambani umva umuhanzi mani kera najyaga mbona nk'umugore ubyaye gatatu cyangwa kane nkabona asigaye agenda akenyeye igitenge gihindurije urumva mugahura agapira kariho igikoma nyine mbese yani agiye umva kwitete yawe abyare barangiza akavuga ati kuri umugore agira ubucafu ariko naje gusanga ubucafu bwemewe buremewe kakora
mvuze gutyo ntayo bazi Imana ibyahekana ni stress hari n'igihe usohoka kukibagirwa ko utariye hari n'igihe usohoka kukibagirwa ko mbese ushobora no gusiga ufunguye amazi ukagenda kurera icyo si ikinyoma n'ukuri kurera biravuna kurera iyo niryo jambo wasangiza abantu kurera biravuna abagore bye mubyaye Imana ibaha umutima wo gukomera kurera ni akazi abagabo kuri Noheli babahereza amagifti ntayo ubona nimba ariyo maco wenda atangira ariko iyo matatu washatse ukuntu ibanyerekera iyo yakomeje bacurangira batayumva yerekeza hano inyuma bayirebe hano turagaragara nuko ari umukameramani utafashe ireka niguca barayibona hano kugura kamera ntabwo ifite kuncaho ndetse nyihe inzira ntari bize kuyigira guys tugiye kugura ese ubundi n'iki bazagura kuri Christmas naje ntanabyumva yega mu mujyi mayi aya turagura ibyo mu nkambi ndumva ari byo bihendutse dore ngiciyeho dore ngigiye gucaho tegura indirimbo iri kuvuga ngiriya matatu ese ubundi ntibazizi abatazizi batazi matatu dore ngiyi ndi hano iyo ni fake ko ndakubwira amanyango kerekana hari abamasayi bari gucuruza amasayi abamasayi barabazi dore twegerane si ujya ushaka ko mbereka abantu bazi Roysambo kuri polisi batembereze Nairobi hari abahazi ngo kuri KFC aba Theodora hari abahazi ngo Anje ku mafi aba Anje abahazi ngo kuri police station nk'aba runaka bafunzweho hazwi kwinshi kabisa bandi bafunzwe ko yento bakubitira mu mutwe arumvuze ubuse bitegira ko twinjira hano Naivas turebe niba ari icyo dukuramo Naivas